ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha na kimwe. Ndamwegera ndasenga, n'umunyabyaha pe, nizera ijambo ryati urababariwe, maze ibindushya byose ndabimukorera, nta wundi utari Yesu wabyihanganira. Ndamwegera njyahari ndushye ntentebutse, ndagenda mpawe intege sindishirijwe pe, n'ukwamaganya yanjye nyakurwaho nawe, nduhukira muri we ampa amahoro ye. Emmanueli Kristo, zina rihebuje rimera nk'imibavu, ihumura neza. Icyampa nkaba nkawe, akamineza ye, n'imbabazi n'ubuntu n'ubugwaneza bye. Yesu uzampe gutura iwawe mw'ijuru, nkajya ngusingizanya n'abamarayika. Mana yacu, Mana ishobora byose, niwe watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura, nk'uko tubyibuka muri iyi minsi, cyane cyane muri iki cyumweru, ko twatangiye icyumweru kera tuzirikana imibabaro ya Yesu, tuzirikana imirimo n'ibitangaza yakoze, tuzirikana gupfa no kuzuka kwe. Mwami warakoze, natwe turagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Dukomeje rero gusangira ijambo ryawe mu bihe nk'ibi ngibi, niyo mpamvu nongera kugusaba kugira ngo umanukire kurimurikira, njyewe ugiye kurivuga unkoreshe, kandi n'ubwoko bwawe riza kugeraho ugirire neza, ritera impinduka mu bugingo bwa buri wese uza kukumva, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data bavandimwe, ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muravugana na mwene so Archidikoni Dismas Ngendabanga. Ndashima Imana cyane impaye umwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndashimira kandi umuyobozi wa diocese yacu wadushyiriyeho iyi gahunda yo gutambutsa ubutumwa mu bihe bitandukanye binyuze mu ikoranabuhanga. Munyemerere kandi shimire bene data bashiki bacu bamaze iminsi bakoresha uyu muyoboro kugira ngo batugezeho ubutumwa mu minsi 40 y'igisibo. Twasoje ku munsi w'ejo, tukaba twatangiranye n'icyumweru kera. Uyu munsi rero nkuko maze kubivuga, twatangiranye n'icyumweru kera kizarangizanya n'umunsi mukuru
tuzaba twizihiza izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ku cyumweru. Ku munsi nk'uyu, umunsi wa mbere w'icyumweru cyera, umwami wacu Yesu Kristo yakoze ibintu bitandukanye, harimo kuvuma igiti cy'umutini kubera ko yawubuzeho imbuto, harimo kuririra i Yerusalemu, ndetse no guhumanura urusengero rwari rwarahindutse iguriro, akirukana abarucururizagamo maze agasubiza ibintu mu buryo. Ngendeye ku byo yakoze asubiza ibintu mu buryo, nashatse ko tugendera ku ntego igira iti shyira ibintu mu buryo. Mu bice byo gusomwa byari biteganije uyu munsi harimo na Zaburi ya 51, akaba ariyo ngira ngo twibandeho muri aka kanya. Iyo Zaburi iragira iti: Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo ubone ko gukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ku mutima, mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha amaso yanjye ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana undeme mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Ntuntekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unyize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezerwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima umutima umenetse ushenjaguwe, Mana uzawusuzugura. Icyubahiro kibi cya Data wa twese, n'icy'Umwana, n'icy'Umwuka wera, nk'uko cyahoze mbere na mbere, n'ubu niko kiri, kandi niko kizahora cy'iteka ryose. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana Dawidi ubwo yari ababajwe n'icyaha yakoze cyo gusambana na Batisheba muka Uriya, maze aterura agira ati: Mana umbabarire. Aho Dawidi yashakaga ko ibintu bisubira mu buryo hagati ye n'Imana, nyuma y'uko ibyo yakoze bitamuhesheje amahoro kandi ntibiheshe icyubahiro Imana yamwishimiraga, nk'uko tubibona mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 umurongo wa 14. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho, Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima ushaka, kandi ni Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Aya ni amagambo umuhanuzi Samweli yagejeje kuri Sawuli amubwira ko akwiye ku ngoma, kandi ko habonetse undi musimbura ari we Dawidi, kandi Imana ikavuga ko umutima we wamwishimiraga. Ariko nyuma yo gukora icyaha yababajwe n'icyo cyaha yakoze, niyo mpamvu yafashe umwanya wo kwihana kugira ngo asubize ibintu mu buryo. Bene Data, kwihana ni kimwe mu bintu bikomeye bidufasha gusubiza ibintu mu buryo. Hari uburyo butandukanye bwo kwihana, ariko bwose wabuganisha ku gushyira ibintu mu buryo. Hari ukwihana kwa rusange cyangwa kwihanira rimwe kw'abantu benshi, aho abantu bafataniriza hamwe kwihana ibyaha byabo, nk'uko tujya tubikora
ku munsi w'icyumweru iyo twateranye cyagiye tuba tuvuga ngo data wa twese ushobora byose kandi imbabazi nyinshi, twacumuye amategeko yawe yera, twaretse ibyo dukwiriye gukora, dukora ibidakwiriye gukorwa, n'andi magambo twongeraho, hanyuma tukaza kuvuga ngo nuko ari Nyagasani twebwe abafite agahinda k'ibyaha byacu tugirire imbabazi, Mana ubabarire abaturi ibyaha byabo, usubize mu nzira yawe bihannye by'ukuri. Kuriya nako tuba dushyira ibintu mu buryo, niyo mpamvu umuyobozi wabirobanuriwe ahaguruka mu mutwaro ahawe n'Imana akabwira abantu ko bababariwe ibyaha byabo, icyo twita absolution, ariko abababarirwa by'ukuri n'ababa bihannye by'ukuri. Icya kabiri, hari ukwihana k'umuntu ku giti cye. Ibi akaba ashobora kubwira Imana bucece cyangwa akaturira mu iteraniro, cyane cyane iyo yakoze icyaha cyagayishije itorero ryose. Icya gatatu, hari ukwihanira imbere ya mugenzi wawe cyangwa umuyobozi w'itorero. Ibyo bikakorwa igihe wihana akeneye ubujyanama ndetse no kubwirwa ijambo rimuhumuriza cyangwa rimwemeza ko yababariwe. Icya kane, hari ukwihana usanga uwo wahemukiye. Icya gatanu, hari ukwihanira abandi guhagarara mu cyuho nk'uko Nehemiya yabikoze ndetse na Daniyeli bihana ibyaha by'ubwoko bwabo. Icya gatandatu, hari ukwihana usa n'ibyo wangije cyangwa usubiza iby'abandi wambuye nk'uko Zakayo yabikoze. Yesu amaze kumusanga maze akavuga ngo dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha. Kane, ibyo tubisanga muri Luka igice cya 19 umurongo wa 8. Uburyo wakoresha bwose bwo kwihana ugomba kuba witeguye gushyira ibintu mu buryo, kubera ko wabajwe no gukora ibitari bikwiriye gukorwa. Muri Gatigisimu ya kabiri turavuga ngo kwihana ni agahinda k'ibyaha byacu kava ku Mana kakabitwangisha kakabiturekesha. Kwihana bituma twongera kubaka imibanire yacu n'Imana, kubaka imibanire yacu natwe ubwacu. Rimwe na rimwe abantu bibwira ko icyaha kizengereza uwagikoreye gusa, nyamara n'uwagikoze ubwe kimubera umutwaro, keretse iyo nta mutima namagira. Kwihana kandi bituma twubaka imibanire hagati yacu na bagenzi bacu, ibintu bigasubira mu buryo. Kwihana gutuma twubaka imibanire yacu n'ibidukikije. Mbese wari uzi ko icyaha gishobora gutuma n'ibidukikije bihababarira? Hari umugani bajya bakunda guca bakavuga ngo hari abagira umujinya umuranduranzuzi. Umuntu akagirana ikibazo n'umuntu umuturanyi we, umujinya akajya kugutura inzuzi akazirandura. Hari igihe umuntu akora ikiwe ubwe akagerageza kukiyibagiza, akibwira ko Imana cyangwa we yagikoreye babyibagiwe cyangwa batabyitaho, bikajya kumera nka wa mugeni wasyaga amasaka, yashaka kuyahekenyaho agafunga amatwi ye kugira ngo nyirabukwe atumva ko ari kuyahekenya. Zaburi ya 50 umurongo wa 17 kugeza ku 21 iravuga ngo ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, ukubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpamwe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mwene data rero, reka kwirengagiza ibibi wakoze cyangwa ibyo utashyize mu buryo, kuko hari abo wateye kugushidikanyaho. Nkiri umwana muto, hari umubyeyi wigeze kumbwira ngo mwivugire ngo arampa amafaranga 5. Nanjye nditakuma, ndakamaremare ndakamara amagambo, ndinyana y'ubugondo icumbagira itarwaye. Hanyuma arangije amafaranga ntiyayampa, ariko n'uyu munsi ndacyazirikana ko amafaranga 5 yanjye atayampaye. Ibyiza rero ni ugushyira ibintu mu buryo,
kuko bikuraho gukomeza gucira urubanza no kunenga ubuhamya bwawe. None se wowe wasebeje mwene so urangije urituriza nkaho nta cyabaye? Uwo watse ruswa se we wibwira ko yabyibagiwe? Ubundi se mu masezerano y'akazi wasinye hari ahanditse ko uzajya waka inyoroshyo z'uburyo butandukanye ku bazaza bakugana? Wowe musore se cyangwa mugabo wabyaye umwana hanze warangiza ntumwemere kandi ukaba witurije? Mbese utekereza ko amarira ye cyangwa ya nyina ntacyo agushinja imbere y'Imana? Ushobora kuba waraburanye ugatsinda, ariko umutima wawe ukagushinja, kuko umutima w'umuntu ari we mucamanza utabera. Ngo hari n'abasigaye bakira amafaranga y'abakobwa ngo bazabashaka, barangiza gufata utwabo bakabihakana. Ariko hari n'ab'igitsina gore bafite ingeso zo kubeshyera abagabo cyangwa abasore b'abandi ngo barabahohoteye. Wowe se wabyaye umwana ukamuta cyangwa ukamwica, mbese waba warasabye Imana imbabazi cyangwa wumva Imana yarabyibagiwe? Wowe se wirukanishije mugenzi wawe ku kazi none ukaba waricecekeye? Wowe se wanyereje umutungo mu byo wari ushinzwe ukaba uba mu nzu cyangwa ugenda mu modoka kandi warabibonye mu buriganya? Iyo iyo nzu cyangwa iyo modoka byavugaga byakakubwiye ngo untuyemo cyangwa ungenderemo, ariko waranyiritse none waricecekeye. Mu cyumweru gitaha turinjira mu gihe cyo kunamira abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hari abo imibiri yabo itaraboneka kugeza ubu, maze ukaba uri mu bahekuye u Rwanda warangiza ukicecekera. Byibura ntufashe abavandimwe kumenya aho imibiri y'ababiri kandi uhazi, ukumva ko nta kibazo. Reka kwihesha amahoro, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Wowe se bagurije amafaranga warangiza ukayambura ku bushake ngo nta nyandiko mwagiranye, none wihesheje amahoro. Waciye inyuma uwo mwashakanye, nyamara waramusezeranije ko nta bandi uzamukundiraho, ubu waricecekeye. Watanze amasezerano atandukanye ntiwayubahiriza, wahize imihigo ntiwayihigura, none waracecetse. None se ko warenze imbibi z'uwo mwadikanije ukaba waricecekeye nkaho nta cyabaye? Wirengagije kugirira neza waragukeneyeho ubufasha. Bene data, ni byinshi umuntu yavuga bitandukanye. Icyo twakora gusa nuko twashyira ibintu mu buryo, kubwo aribwo tuzagira umugisha mu byo dukora n'ibyo tubamo. Genzura rero ibintu byose bitari mu buryo hagati yawe n'Imana, hagati yawe nawe ubwawe, hagati yawe na bagenzi bawe, no hagati yawe n'ibidukikije. Ikiranure n'uwo wahemukiye cyangwa mufitanye ikibazo. Zaburi ya 34 umurongo wa 15 uravuga ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo yashyikire. Naho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'Amata y'igice cya 5 umurongo wa 23 kugeza kwa 24 haravuga ngo nuko nujya gutura ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranire na mwene so, uhere kugaruke uture iryo turo. Ikiranure n'Imana yawe. Subiza iby'abandi wangije cyangwa watwaye mu buriganya. Ishyura imyenda yose urimo kuko yica ubuhamya bwawe. Ibyo nibyo bizahesha umutima wawe kugubwa neza. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza kwa 16 turavuga ngo ahubwo nk'uko uwahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera ku ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Naho mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa,
kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Dawidi rero we muri ya Zaburi ya 51 umurongo wa 4 ati unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze umure w'ibyaha byanjye, kandi ati unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushurubura. Nawe Uwiteka kweze kandi agufashe gushyira ibintu mu buryo, umuhe umutima wawe, kuko ibitambo Imana ishima ari umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Imana ntigusuzugura. Shyira ibintu mu buryo, kandi Imana y'amahoro ibigufashemo, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amina.